bakristo bavandimwe nimugire amahoro. None ni cyumweru cya mbere nyuma y'umunsi mukuru wa Noheli. Turahimbaza umunsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti rwa Yezu, Mariya na Yozefu. Insanganyamatsiko twateguriwe iragira iti duharanire ko urugo rwacu ruba koko kiliziya nto. Ni inyigisho yateguwe na Antoine Cardinali KAMBANDA, ari nawe uhagarariye komisiyo y'umuryango mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Cardinali yatangiye agira ati bakristo bavandimwe nimugire mwese Noheli nziza, umukiza yatuvukiye. Buri mwaka umunsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, urugo rwa Yezu, Mariya na Yozefu, utubera umwanya wo kurebera hamwe ingamba zo gusigasira agaciro k'umuryango. Nk'uko mubizi, ibi bihe bigikomeza by'icyorezo cya COVID-19 ntibyoroheye igihugu muri rusange n'ingo z'abakristo by'umwihariko. Umuryango warahungabanye, ariko kandi byatubereye n'umwanya wo kumenya aho duhagaze mu bukristo bwo mu rugo iwacu, aho benshi bongeye kuvumbura ubudasimburwa bwa kiliziya nto yo mu rugo. Abari bafite akamenyero keza k'isengesho ry'abagize urugo bose bahise bakora gahunda ihoraho y'umuhimbazo utagira Ukarisitiya. Ku bandi ubuzima nyobokamana bwarabagoye bikomeye n'amakimbirane rugeretse. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yari yarabiteye imboni, aho mu nyandiko ye ku muryango Familiaris Consortio yasabaga kiliziya gushyira imbaraga mu kubaka ingo nkirisitu, aho agira ati ejo hazaza h'iyogezabutumwa hashingiye cyane kuri kiliziya nto yo mu rugo. Ni muri urwo rwego twahisemo insanganyamatsiko igira iti duharanire ko urugo rwacu ruba koko kiliziya nto. Iyogezabutumwa ry'ibanze rikorwe mu rugo. Abari muri sinode iherutse ku muryango bashimangiye ko urugo rwa gikristu nka kiliziya nto ari rwo rushinzwe mbere na mbere gukora ikenurabushyo ry'umuryango, rwamamaza ivanjiri y'umuryango mu buhamya bushimishije bw'ubuzima bw'abarugize. Kiliziya nto y'iwacu mu rugo ibeshwaho no gusangira ijambo ry'Imana, kandi yubakwa n'isengesho rya buri munsi rikorewe hamwe n'abagize urugo bose, ariko cyane cyane bagashishikarira guhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya ku cyumweru, kugira ngo urukundo ruranga urwo rugo rukure kandi ruhore ari ingoro ya Roho Mutagatifu. Urugo rutunzwe n'Ukarisitiya rukomeza kunga ubumwe no kwera imbuto zirambye. Turebere ku bakristo ba mbere bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe
no kumanyurira hamwe umugati no gusenga. Tubisanga mu gitabo k'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42. Babyeyi, mube abarimu b'ibanze, abafashangabire n'abahamya b'ukwemera. Muhaguruke mubwire abana banyu ibyiza bitabarika Imana yabakoreye kugira ngo babimenye kandi nabo bazabigeze ku mbyaro zabo. Tubisanga muri Zaburi ya 78 umurongo wa 6. Nimwimakaze imigenzo mbonezamubano ishingiye ku ivanjiri kugira ngo murusheho kugenda muba urugo rwifitemo ubuzima n'urukundo, aho abana bigira gukoresha neza ubwigenge. Babyeyi, muhamagariwe kwimakaza umuco mwiza wo kubaha Imana n'abantu nk'inshingano ikomeye n'uburenganzira bw'ibanze bishobora gutanga uburere bwuzuye bw'abana. Mutoze hakiri kare abagize urugo rwanyu kwera imbuto za Roho: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Tubisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 22 kugera ku wa 23. Kiliziya nto yo mu rugo nibe igicumbi cy'umuhamagaro. Muri Kiliziya nto yo mu rugo niho hashingiye umuhamagaro w'abana. Umuhamagaro ukenera gushyigikirwa, gusobanurwa, kugira urumuri no kugaburirwa n'uburere mbonezamana. Ababyeyi babe abafasha b'ingabire y'ubutore bw'Imana. Urugo rufite inshingano zo gushyigikira umuhamagaro wa buri wese mu bawugize no kumufasha guhitamo neza mu bushishozi, ku buryo bw'umwihariko bashyigikira ufite umuhamagaro wo kwigurira Imana mu gihe bawumubonyemo aho kumuca intege. Ikiganiro hagati y'abagize urugo n'ubusabane byimakazwe. Ikiganiro ni ngombwa mu buzima bw'abagize urugo kugira ngo berekane kandi bashimangire ubumwe n'urukundo bafitanye, maze abana bacu bamenye kuganira n'ababyeyi hakiri kare. Ubumwe buvukira kuri ubwo busabane buzasugira busagambe, kuko buri wese azaba yihatira gutega amatwi no kubanira neza undi mu kuri no mu rukundo ruhamye. Iyo dukunda umuntu cyangwa igihe twiyumvamo ko adukunda, dushobora kurushaho kumva icyo ashaka kuvuga, natwe tukabasha kumvikanisha igitekerezo cyacu. Umwihariko wa buri wese ugomba kugaragara no kubahirizwa. Abana nabo bagomba kumva ko bafite uruhare ku isakaramentu ry'urukundo n'ubumwe by'ababyeyi babo muri uko kuganira kubaka kandi gufite gahunda. Abagize urugo bimakaze ibyishimo byo kubana n'abandi. Mu rugo hagomba kuba ahantu umuntu yigira bwa mbere kubana n'abandi. Buri wese agomba gutozwa kwiyumvamo ko akwiye guturana n'abandi no kubana nabo naho baba kure y'imbibi z'urugo rwabo. Mu rugo niho
hasenyerwa urukuta rwa mbere rw'ubwikunde kugira ngo abantu bemere ko hari abaturanyi babana nabo bakwiye kwitabwaho, gukunda no kwakirana urugwiro. Urugo rwakira kandi rubanira izindi ngo rugenda ruba ikimenyetso, ubuhamya, rukanagira uruhare ku bubyeyi bwa Kiliziya. Ntimukibagirwe kwakira abashyitsi kuko hariho ababikesheje kwakira abamarayika batabizi. Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 13, umurongo wa 2. Abagize urugo bimakaza urukundo rurangwa n'imbabazi. Ababyeyi basabana imbabazi buri gihe niba hari uhemukiye undi, kuko urukundo rubabarira ibyaha bitabarika. Ibaruwa ya mbere ya Petero, umutwe wa 4, umurongo wa 8. Imbabazi zubaka urukundo, zubaka ubumwe bw'abagize urugo. Uwo ukunze wihutira kumusaba imbabazi cyangwa kumubabarira. Impuhwe n'imbabazi nabyo ni imbuto z'urukundo. Papa Francisco mu nyandiko ye isoza sinode ku muryango niwe ugira ati: igihe mu muryango umuntu agaragaje ko yakosheje, akamenya kubwira undi ati mbabarira, muri uwo muryango haramba amahoro n'ibyishimo. Kubabarira ni ukwitsinda kugira ngo uzure mugenzi wawe. Ndangije ndagize ingo zose umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo atwigishe kwakira Imana mu bwiyoroshye, gukomeza umurimo wo kungura umubiri wa Kristo. Ibaruwa yandikiwe Abanyefezi, umutwe wa 4, umurongo wa 12. Ingo za gikristu zikomeze kuba ishuri ritoza abana ubwiza bw'ukwemera, gusenga no kwitangira abandi, zikomeze kuba Kiliziya nto n'umusemburo w'iyogezabutumwa. Bikira Mariya nyina wa Jambo n'umwamikazi w'amahoro adusabire. Bikorewe i Kigali kuwa 22 Ukuboza umwaka wa 2020. Antoine Cardinali Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali, umuyobozi wa Diyosezi ya Kibungo, akaba n'umukuru wa komisiyo y'umuryango mu nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, niwe wageneye abakristu ubu butumwa. Mwese mugire icyumweru cyiza cy'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, kandi Nyagasani aduhane umugisha ukomoka ku kwigira umuntu kwa Jambo. Muhorane Imana.